Ndabashuhuje mwese aho muherereye hose mu bice by'igihugu, mu ntara hose, mu Burundi n'abandi bose baba bari kutwumva bari mu bice bitandukanye. Njye ndi Salomon Nyawe, ndabashuhuje kugira ngo mwese mukomeze mu kazi kose murimo, mu mirimo yose murimo, kugira ngo Imana ikomeze ibane namwe, ibafashe mugire courage, n'abafite ibibazo kandi mwihangane. So uyu ni wa mwanya w'amakuru mu Kinyarwanda, nkaba ngiye kubagezaho ukuntu amatora yari yifashe hano ya Roma, ukuntu ibintu byari bimeze gatanu ko kandi. Ese waba wibaza Cardinal Rambanda we ukuntu byaje kumugendekera, kaba wibaza ese papa mushyashya waba wagiyeho Robert we ngo aherereye he, ni muntu ki, ibintu nk'ibyo nyine ibyo akaba ari byo tugiye kuganiraho. Ushobora kuba wibaza ukuntu Cardinal Rambanda ukuntu byaje kumugendekera mu matora yaberaga i Roma, ukuntu ibyo byaje kurangira. Bamwe mwibazaga ngo hashize igihe kirekire hatabaho papa w'umunyafurika. Ese papa w'umunyafurika mwebwe uko mubona azongera gupfa gusubiraho vuba? Uyu watsinzwe akaba ariwe witwaga Cardinal Robert, akaba ari umunyamerika, akaba yatsinze ahagana isaa 3 n'indi minota, akaba aribwo batangiye kumutangaza z'ijoro. Uyu Robert mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru niko wabisobanuye neza ko aya matora atarasanzwe kandi ko aya matora yararenze arusha n'ayandi yabaye yose. Nge wabagezagaho aya makuru ndi Mr. Mafrit Sahoman nk'ibisanzwe hano kuri Salomon Nyawe. Ese ushobora kuba utarakora subscribe, share, like, comment kugira ngo ibintu birusheho kumera neza. Uyu ni wo mwanya rero kugira ngo ube wakora subscribe, like, share and comment kugira ngo ibintu birusheho gukomeza kumera sawa kabisa.